uyu munsi urumva umeze ute ku mutima urumva abadayimoni bagiye ndumva bidasanzwe ndagushimye ko mu gihe cyashyizweho ujya ubona umuntu akwiriye kuryama akiyorosa ndagushimiye ko mu gihe cyashyizweho ujya ubona ko umuntu akwiriye kurya agashira inzara arababwira ngo ndi umunyembaraga kandi arababwira ngo ndashoboye arababwira ngo no minisitari gomedayi arababwira ngo ndi Imana ibahaye umugisha arababwira ati uyu mugambi no minisitari gomedayi arababwira ngo ntabwo ntungura arababwira ngo nawe izeho igihe kinini uwo muzateza intambwe mukagera mu icumbi rye arababwira ngo nzabaha umugisha arababwira ngo nimwihangane n'igihe gitoya arababwira ngo ngiye kubaha imodoka yo gutemberamo kuko no minisitari sawihaya vene mashayini babohorwa n'imbaraga z'isumba byose babona imbaraga z'Imana ku buzima bwabo bacire imigambi satani yari abateguyeho mibi ikurweho mu izina rya Yesu ibitero yari abagabyeho byose rero venesiri bishayi turamenaguye Mana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera zera zedebresha kota yewe niseguye amaboko yawe oh Yesu singitinya nisonzumkiza ukomeye. hari igihe ajyaga ibimbwira nareba ahantu mba nareba nyine ikambwira ngo nzakugirira neza nzakwimura muri ibi binonko ariko nkavuga ati Imana yanyihereye n'ibirayi nihera abana ni ukuri Imana imugaburiye Imana ikamuha icyo kuryamaho ni ukuri hari igihe ureba umuntu nawe ubwawe ukabura icyo wakora nzaguha ibyo kurya uzashira inzara nkabona nta hantu bizaturuka nabona ari umunsi utangaje cyane shimye Imana ko impaye isabune yo gukaraba ubu n'ibyo kurya sinzajya kujya ku ishuri nshonje ubona gukora homework bizajya biba byoroshye none kubera ibi bintu Imana ikoze utindumva Imana yagutse muri ngewe nzaniga ngene muri kaminuza yego uko bivuze niko bizagenda kandi uziga urangize ugere ku rwego wifuza mbonye ko ari Imana ivuga igasohoza kandi ikora idashingiye kuri fondasiyo gusanganye ngo ufite iki ngo ihereho amahoro y'Imana kuri wowe nshuti mukundwa mwene data ubana natwe buri munsi ku nyigisho zitambuka kuri AYALONI TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana gira ngo murabona ahantu turi na mama Karabo turi kumwe ni mu misozi ariko nubwo ari imisozi tuweho hanyuma amazina yaho hitwa mw'Izindiro hafi y'itoro ryitwa inkuge y'amahoro ntabwo rero twaziye ubusa
ahubwo twaje gusura wa mubyeyi duherutse kubereka wari ubabaye ufite ibibazo, twari twamusuye mu misozi ya kure atari ahangaha, hanyuma atubwira ibibazo yari afite. Abana be ngira ngo mwarababonye dore ukuntu bari bameze, yewe harimo n'akana kavuze ko kabura n'amafaranga yo kujyana yo kugura isabune ngo kamese, ndetse gasanga nyine no kwishura amashuri agiye acikiriza. Rero twashaka kubabwira ko Imana yagize ikikora kuri Mama Debora, yitwa Niragire Immaculée Mama Debora. Turashimira abantu bose bakoze uyu murimo, turabashimira. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kumwimura. Yabaga mu kazu yishyuraga 3,000, nabwo yarabuze amafaranga yishyura ibyo 3,000. Uyu munsi agiye mu nzu nini rwose, nini nziza, ku 40,000 murumva namwe kuva ku 3,000 kuva ku 3,000 kajya kwishyura 40,000, nuko hari Imana iba yakoze. Rero turaje tubagezeyo, hanyuma murebe ibyiza byaho. Ni heza rwose, Imana imuhindura amateka. Hari amagambo yanditse mu gitabo cya mbere cya Samuel, Hana niwe wayavuze, yaravuze ngo Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo, Uwiteka arakenesha kandi agakenura, Uwiteka acisha bugufi kandi agashyira hejuru, ngakura abatindi mu mukungugu, agashyira hejuru abatindi ngo abakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma, ngo ngakabicaza ku ntebe z'icyubahiro. Niko ijambo ry'Imana tubwira ngo ko ifatiro z'isi ari z'Uwiteka kandi ari we wazishinze hisi, cyangwa se wazishyize hisi. Rero Mama Niragire ni Mama Debora, ariko mwise Mama Niragire Immaculée Mama Debora. Navuga ngo Imana imuvanye mu mukungugu yararimo, imugejeje ahantu heza. Reka noneho rero dukomeze, hanyuma tujye kureba kwa Mama Debora. Imana ibahumugisha cyane. Mbega nitize kabisa, siko ibintu bikaze. Umva birakaze pe, birakaze. Ariko Uwiteka ari kumwe natwe, gusa Imana ihindura amateka, cyo gituma ntazayivaho, ntabwo nayireka. Cya mbere nuko izaduha ubugingo, cya kabiri nuko igihindura n'ubuzima bw'amateka yacu, gasanga rwose abari abatindi Imana yatugiriye neza. Mama Debora agiye muri etaje, agiye muri etaje rwose, uraho neza. Ni no kuvanamo, ni ukuvanamo inkweto, oya ni ukuvanamo inkweto, ni ukuvanamo inkweto rwose. Mama Debora, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe, gira amahoro y'Imana.
Yesu ashimwe. ngo Uwiteka ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Haleluya. Ngakura abakene ku cyavu akabicazanya. Imana ishimwe Ibyo cyane. byose ni Uwiteka ubikoresha. Haleluya, haleluya. Besha mu nzu batagira kwinjira na rugendo. Haleluya. Abana bite bya murakomeye. Ndafasha mama. Yes. Ari ntangaye. Ntabwo bari kuhabura. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana yihagije mu bumana bwawe, ndagushimye, urakubashye Yesu, ushimiye ko uri umunyembaraga, ushimiye kugira neza kwawe, ushimiye kutaduhinduka mu gihe cyashyizweho, Data wa twese uri mu ijuru, mbere bisaba gutegereza, wakwiriye byose wakoze isoni, Mana ushyira ikuzimu ugakurayo, ujya wabutsa ku cyava ameze nk'ahavumwe, iwe niwo ugira icyo witumye, iri ngabo ukagisohoza, aya masaha ndagushimye, ndagushimye kuri Imana ibesha mu nda batagira shinge na rugero, ndagushimiye ko mu gihe cyashyizweho urengera abantu bawe, ugakora utavuye gukira indwara, ugakora mu bumana bwawe, ugahagurutsa umuntu ameze nk'ahavumwe, ukamutereka ahagutse mu gihe cyashyizweho. Imana nyir'ubutware, Imana yihagije mu bumana bwawe, abantu badutanze ubasha kudutoragura, ndagushimiye kuri Imana yihagije, ndagushimiye ko mu gihe cyashyizweho ujya ukora iby'imbaraga zawe nyinshi, aya masaha ndagushimiye wumve ko ngushimye, ndagushimye ko mu gihe cyashyizweho ujya ubona umuntu akwiriye kuryama akiyorosa, ndagushimiye ko mu gihe cyashyizweho ujya ubona ko umuntu akwiriye kurya agashira inzara, ndagushimiye nyir'ubutware ko mu gihe cyashyizweho ujya utanga inshuti z'umugisha, ugatanga abantu b'umumaro mu gihe cyashyizweho. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye, urakoze nyir'ingabo ko ari wowe ugira neza bugacya bukira, urakoze kuri Mana yacu bwite, urakoze kutadutererana, urakoze nyir'ingabo, abantu bananiwe ujya useruka witwa Imana, abantu badutange udutoragura ukatwiyegereza, mu gihe cyashyizweho ukadutindira ikiraro tukabasha kwambuka umukoki wari utwugarije. Mana ndagushimiye ko ari wowe umagurukije mu mukungugu, ahantu hasa n'ahavumwe, Uwiteka we urahambaye, imirimo ukora wayivuga bwakwira bugacya. Mana ndagushimiye, ndagushimiye nyir'ubutware, ndagushimiye ko wakoresheje abantu bawe mu gihe cyashyizweho, komeze kubagurira imbago, komeze kubabera Imana, komeze kubatazurira inzira, hari nk'ubutayu hakakaye, watembesha imigezi kugira neza. Imana nyir'ubutware, ndagushimiye kuri umunyamaboko, rerembera kidemando zumini gendra ayaniniwa, rerembera kidemando arababwira ati no minisitari gomedayi, arababwira ngo ndi umunyembaraga kandi arababwira ngo ndashoboye, arababwira ngo no minisitari gomedayi, arababwira ngo ndi Imana ibahaye umugisha, arababwira ngo no minisitari gomedayi, arababwira ngo ntazi umugisha w'iburyo n'ibumoso, kandi arababwira ngo no minisitari
minisiteri gomedayi arababwira ngo hari intambwe mbateje hari muri Amerika ndetse no mu Rwanda endesini gomedayi gome arababwira ati ndemesini fayini gomedayi arababwira ati uyu mugambi no minisiteri gomedayi arababwira ngo ntabwo ntungura arababwira ngo nawe izeho igihe kinini endesini gomedayi rabizone wa goromedatayi kandi arababwira ngo ndi Imana ibahaye umugisha endesini gomedayi arababwira ngo ndi Imana ibarengeye ene magoromedatayi arababwira ngo zono mini gomedayi arababwira ngo ndi umunyembaraga kandi arababwira ngo ndashoboye arababwira ngo ndi umunyamaboko arababwira ngo no minisiteri gomedayi uwo muzateza intambwe mukagera mu icumbi rye arababwira ngo nzabaha umugisha kandi arababwira ngo no minisiteri gomedayi arababwira ngo iki gihugu nkibahaye mu umugisha kuko ndi Imana ishoboye byose endesini gomedayi rabi arababwira ngo ndi Imana ihindura amateka ndi Imana no minisiteri gomedayi ndi Imana ibishazanye n'abakomeye kandi arababwira ngo no minisiteri gomedayi arababwira ngo nimwihangane n'igihe gitoya arababwira ngo ngiye kubaha imodoka yo gutemberamo kuko no minisiteri gomedayi arababwira ngo ngiye kubaha imodoka yo gutemberamo ene magoromedetaya arababwira ngo ngiye kubaha imodoka yo gutemberamo kandi arababwira ngo no minisiteri gomedayi arababwira ngo ndi Imana isinya amazu ene siri gomedayi karabo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo niwakire kado y'inzu ene siri gomedayi kandi arakubwira ngo niwakire imodoka yihuse kandi arakubwira ngo navuganye nawe ko nzaguha imodoka ene magoromedetaya arakubwira ngo baratambuka bakagutera ibiziba nk'ababara kandi arakubwira ngo niwakire imodoka yihuse arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo n'igiki kiguteye ubwoba arakubwiye ngo nukore ene magoromedetaya ntuzamuke imisozi uterera iyindi uyibohoze kuko ndi Imana iyiguhaye arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo warambonye ntabwo urambona arakubwira ngo ngiye kugukorera iby'imbaraga kandi arakubwira ngo ngiye kugukorera iby'ubutwari endesini gomedayi kandi arakubwira ngo uzafasha abana b'imfubyi kandi arakubwira ngo uzarengera abapfakazi endesini gomedayi arakubwira ngo iki ni igihe cyo gukora umurimo wanjye kandi ukawukora ubikunze endesini gomedayi arabwira uwo mupapa muri kumwe endesini gomedayi arakubwira ngo niwambara ugumera gukomere arakubwira ngo iki ni igihe cyo gukora umurimo wanjye kandi abawukora bawukunze nzabaneshereza arakubwira ngo ndi Imana igufashe mu mugongo kandi arakubwira ngo ndi Imana iguteje intambwe endesini gomedayi arakubwira ngo ndi Imana ikurinze ene magoromedetaya arakubwira ngo nagukuyeho impanuka kandi arakubwira ngo hari ubuzima bubi nagukuyemo arakubwira ngo nakukuye kupfunikanya arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo kuburiho n'umugambi wanjye arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo ndagufashe ndagukomeje endesini gomedayi arakubwira ngo nkwambitse ibendera ryo kunesha kandi arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo iki gihugu kubona indege zikigenda arakubwira ngo nzakuriza indege kandi arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo iki gihugu nzakiguha nk'umugisha kandi arakubwira ngo nzakiguhaza mu rubame ene magoromedetaya kandi arakubwira ngo naho inkingi zene magoromedetaya naho abadayimoni bahagurukira kukugwana ariko arakubwira ngo ninjye ufata mpiri arakubwira ngo no minisiteri gomedayi arakubwira ngo nukiranuka wambara imbaraga kandi undumbire kuko nduwera arakubwira ngo no minisiteri datayini gome arakubwira ngo nuhumure ninjye utanga ku madolari kandi ngatanga ku manyarwanda ezikidi minifani gomedayi arakubwira ngo nuhumure kuko ari njye ugupfumbatije kandi arakubwira ngo niwakire kuko ndi Imana iguhaye endesini gomedayi arababwira ngo ndi Imana yabahaye umugisha kandi ndi Imana yabanezerewe arababwira ngo mbabambiye amahema kandi arababwira ngo ndabarinze endesini gomedayi arababwira ngo mbarinze ibigwara by'ibyorezo arababwira ngo ntimugire ubwoba arababwira ngo ngera mu magufa no mu musokoro arababwira ngo ngera kurwa ene magoromedetaya narangiza nkagora iby'imbaraga arababwira ngo ndi Imana yabanezerewe kandi ndi Imana ibahaye umugisha
kandi n'Imana ibakomeje mu ntambara no mu makuba ndabagwaniriye kandi arababwira ngo ngiye kubasura mu gicuku cya nijoro nongere mbiyereke nk'Imana henesini gome dahayi aratepa ya zone wa gorome detaya amahoro n'umugisha n'abane nawe. Amina. Urakoze Yesu, uri mwiza kandi ubire mwiza, bakubaha n'abagutegereza bose. Uri Imana itagitungurwa n'ibintu, ibi byose ni wabiteguye kandi nta muntu n'umwe wari ubifitemo uruhare. Uri Imana nziza, uri Imana nyiri ibihe byose, uri Arufa na Omega, uri itangira ukaba n'iherezo. Ni wowe uzi byose, ntacyo uhishwa, ntacyo uhishwa, ntacyo uhishwa, ntacyo uhishwa. Turagushimira byinshi ukora, turagushimira imirimo yawe myinshi ugira, turagushimira kuri Imana isezeranye igasohoza. Wedaya sokere bere for the shawe sansi ene takizi di brene for shawosi ene sansi de tako vene mantaya zini shaini ela fosere wehea zone mantaki sansi abari muri Afurika buri muntu wese wakoze ikintu kuri ubu buzima bwa mama Debora tuzamuye amaboko turabasengeye turabasabiye Imana igendera muri iyi mirimo myiza, gendera kuri ibi bikorwa byiza bakoze. Zawihivo bene sasowe shawo takisinima ibyo Satani yabatezaga sawihaya vene mashayini babohorwa n'imbaraga z'isumba byose, babona imbaraga z'Imana ku buzima bwabo, bakire abana babo bakire, ibirwara byabiboheyeho bibaveho, irasovera ziwishakota, imigambi Satani yarabateguyeho mibi ikurweho mu izina rya Yesu, ibitero yarabagabyeho byose venesiri bishayi turamenaguye Mana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Zera zedebresha kota sawihizo le mashara zere fedeta harela sole la wihiza ni wihinima vasowe hea ishawezo le mankota ivasobera ishawea abo Satani ashaka gusenya ingo zari ziri mu manegeka turazubatse mu izina rya Yesu, turazubatse wihiyazo efosi eshayode mango Imana ibera hose icyarimwe, Imana ifite amaso areba hose, Imana ifite amaboko agera hose. Genda mu ngo z'aba bene data bari mu bindi bihugu ku migabane yose, arawe asore mafayizini bakoze uyu murimo. Mana tuvanyeho inyatsi mu buzima bwabo, tuvanyeho indwara ku buzima bwabo, tuvanyeho ibiza Satani yabagabaho, ingo zabo zubakike, abari bafite umubabaro n'agahinda ubakize mu izina rya Yesu Kristo, ugaragara nk'Imana. Jambo ryawe ratubwira ngo umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba, ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro, reka babone icyubahiro giturutse ku Uwiteka. Umuntu wese warambuye ibiganza arimo gukora uyu murimo wo gufasha uyu mama Debora mushiki wacu, haleluya haleluya haleluya, numukingurira imiryango, numubera Imana mu minsi yo kugwa tw'umurengere, nyabuneka mu habwe ikuzo n'icyubahiro mwami mwiza. Amina. Nyuzwe n'ubushuti bwo mw'Ijuru, nisunze umukiza ukomeye, sinyiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, ayiwe nyuzwe n'ubushuti
ubushuti bwo mw'Ijuru nisunze umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye ngubwa neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye yewe niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye yewe niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye haleluya 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 amen iki ni igiterane ntabwo ari iteraniro ni igiterane haleluya igiterane haleluya nshuti zacu mudukurikiye ntabwo twabona ibyo tuvuga nukuri ntabwo twabibona usibye ko imitima yacu yuzuye amashimwe menshi gusa imitima yacu irishimye turanezerewe turishimye kubera iby'Imana ikora niyo mpamvu mubona twageze hano dufashwa gusa nukuri uru rugo mubona turimo ni urugo rushya rw'umubyeyi witwa ngo iki niragira Makire bazi cyane kuri mama Debora ibi byose ni imirimo y'Imana ikora ngira ngo ubushize muzi aho twamusanze muzi ikiganiro twakoze twagikoranye agahinda kenshi ubu rero noneho nta gahinda ikibazo n'ubundi nuko turi kurira nibyo ari igihe umuntu aba barakarira tunishimye nabwo turarize batubwa twihanganire niko bigenda ibyishimo nabyo bijya ari igihe umuntu anezerwa akarira ayo ni amarangamutima Imana yadushyizemo hanyuma rero wenda tudatinze murabona ni ahandi hashyashya twageze twishimye tunezerewe turi ku karago turi mu mavuta turanezerewe turashaka kugira ngo mbere ya byose tubanze twese kuko murabona none ntabwo ari turi kumwe na Debora gusa turi kumwe n'abandi ba mama turi kumwe na Debora turi kumwe na Dorokasi turi kumwe na Yvette turi kumwe na Filimoni yari yanabyivugiye ngo nitwa Imoni ngira ngo murababona mwese ni igiterane gikomeye turanezerewe turishimye tuguwe neza muri Kristo Yesu
kubw'imirimo myiza akorera abamwiringiye abamwizeye. Reka hanyuma wenda ndibwira ntabwo twirirwa dutinda cyane, turaha bano babyeyi bo batwibwire uko nibo bashyashya baje, hanyuma duhe ijambo mama Debora. Niwe turi buhe ijambo kuko ubundi we kibamba ahangaha. Niwe kibamba, niwe ugiye kuvuga ijambo rikomeye cyane. Hanyuma niturangiza twongere duhamagare hejuru gatoya ubundi dutahe. Yesu ashimwe cyane. Bakozi b'Imana mugira amahoro y'Imana. Turaje tubasanga kwa mama Debora mu rugo rushyashya rwose, kandi mu by'ukuri hari ibihe byiza. kigaragara nuko ari inshuti ze zamufashije gusenga. Hanyuma no kuvuga ngo uyu mwanya muri imbere ya televiziyo yitwa AYALONI TV, akaba ari channel itambuka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko hari ubutumwa bwiza bw'abantu n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bw'abantu ni nkuko twabwiye mama Debora ati tuzakuzana tuzakujyana ahantu heza, tukaba twaje tumubwiye ko hari ibintu tumuzanira. N'ubu n'ubutumwa bwiza mani kura ku musozi abantu bavuze ushoboye byose. Hanyuma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bukubiyemo ibi byose. Icya mbere hakubiyemo ubugingo buhoraho, hakubiyemo gukiza imitima y'abantu, hakazamo no gukiza imibiri. Rero ubutumwa bwiza bw'abantu nuko umuntu yaza akuzana nk'ibi gusa akarangiza akigendera. Iyi rero iyi kamera muri imbere ni ya AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Mbere yuko wenda duha mama Debora ijambo, turabanza tubahe umwanya buri wese yivuge. Amazina yanyu mwitwa bande? Nitwa Kwishatse Donata, ndi umukobwa utegereje Yesu, cyo mpamya cyazangirira neza. Imana ishimwe cyane. Donata ati ndi umukobwa utegereje Yesu, ati kandi cyo mpamya azangira neza, azakugira neza, kandi uri kubibona ibi ni bihamya byuko Yesu azakugira neza. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Nitwa Nireri Makire, amazina y'abana nitwa banyita mama Kristiya. Nanjye ndi umubyeyi ukunda Imana, dufatanyije n'uyu mwene data nyine mu rugendo. Muranitiranwa n'ubishaje mu izina rya Imakire. Hanyuma ngira ngo shuti za Yesu, murabona mama Debora. Mama Debora umeze ute kutari guseka cyane ngo mbona amenyo yageze? Hanyuma ibi ni ibyishimo bikomeye cyane. Uyu munsi urumva umeze ute ku mutima? Urumva abadayimoni bagiye? Ndumva bidasanzwe. Ndumva ntazi ukuntu nabisobanura, ariko hashimwe Imana yo mw'Ijuru. Haleluya. Igikora mu gihe cyashyizweho. Hari igihe ajyaga ibimbwira, nareba ahantu mba, nareba nyine ikambwira ngo nzakugirira neza, nzakwimura muri ibi binonko. Ko nkavuga ati Imana yanyihereye n'ibirayi nihera abana ko muri ibi binonko. Nyine nkabona bidashoboka bitewe n'igikana ari ndimo, ariko mbonye neza ko Imana ishobora byose. Mbega ubonye ko ari Imana ivuga igasohoza? Mbonye ko ari Imana ivuga igasohoza, kandi ikora idashingiye kuri fondasiyo gusanganye ngo ufite iki ngo ihereho, ahubwo yigakora mu bumana bwayo. Shimye Imana, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko Imana ni inyembaraga. Imana ni inyembaraga. Mba numva mfite byinshi byo kuvuga, ariko ndakomeza mbwira abantu badukurikiye kugira ngo buri muntu wese uzi ko Imana yamubwiye ko izamugirira neza ayitegereza adafite gushidikanya, kuko niza ntabwo izagombera ikiraro inyuraho isanze ahantu hari umukoki, nta nubwo izategereza umusare wo kuyambutsa, ahubwo izishakira inzira mu bumana bwayo kugira ngo ikugereho, kubera ko yabigambiriye. Ahubwo mu gihe cyashyizweho igikora iby'imbaraga zayo nyinshi. Urumva ko amagambo y'ibyiringiro, amagambo yo gukomeza abantu, mama Debora noho byarangiye, yamaze gukomera, ahubwo atangiye gukomeza n'iki n'abandi. None mama Debora, kugira ngo wenda ntabwo tuvuga ibintu byinshi, ntirihe jambo wabwira abantu, kuko ibi ngibi ni Imana ibigukoreye, ariko ubwo duherukana twaravuga ngo Imana izaca mu bantu, ntabwo izamanura ibintu mu kirere, izabinyuza mu bantu, kandi koko biragaragara ko Imana yanyuze mu bantu. Nk'aba bantu bakoze ibi ngibi, ni iki wababwira? Nababwira ngo Imana ibaha umugisha, ibakingurira imiryango,
ibakingurira inzugi z'ibyuma zibugarije kugira ngo babashe gutambuka basingire ku migisha yabo kuko nabo bakoze iby'imbaraga kandi Imana yabakoresheje ikomeze ibakingurire itembeshe imigezi mu kidaturwa kugira ngo nabo babone kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana kuko hari ijambo nasomye rivuga ngo Imana yitaye ku gusenga kw'abadafite shinge na rugero. Ntekereje neza mbona ko buri wese mu kigerageza ahagazemo ntaba agifiteho shinge na rugero. Imana rero ibarebera aho ngaho batabasha kugira icyo bimarira, ize ihakore nk'uko nanjye nkuye muri biriya byondo ikantereka hagutse. Imana ibagirire neza amajya n'amaza kandi ikigeretse kuri ibyo izabahe n'ubugingo. Ni ibyondo gusa ko nabonye ari imisozi twazamutse wari wibereye ahantu hari umuyaga cyokoza ariko hari n'ahantu haryoshye twasengeye. Hari uzongera gusubirayo buriya? Yego nzajya nsubirayo ngiye gushima Imana, nsubirayo ngiye numva mfite ibyifuzo nyine, numva mfite ibyifuzo ngomba kuhabwirira Imana kuko hari ahantu nahaboneye Imana kandi Imana ajyaga ibiyakubwira. Yego najyaga ndara mwari rabo ikambwira iti nzakugirira neza, nzagusasira matera nkorose nkumara imbeho. Nkabona ari ibintu bidashoboka kuko najyaga ndyama ku dushitingi ariko Imana iteye ubwoba, mbonye neza ko ishobora byose. Wajya kuryama muri ryabuye twasengeyemo? Yego ikabikongorera ngiye gusenga. Yego ikabinyongorera ikantumaho abahanuzi n'aba ndyamye ngenyine nijoro ikanyongorera ikambwira iti mwana wanjye nzakugirira neza, nzagukamira ushira inyota, nzaguha ibyo kurya uzashira inzara. Nkabona nta hantu bizaturuka ariko nshimye Imana ko ijya ivuga igasohoza. Imana iravuga igasohoza kandi nagira ngo nkubwire ngo uko yabikubwiye n'Imana ivuga igasohoza, uko yakubwiye ngo ntuzongera kwicwa n'inzara, reka nanjye mbivuge ngo ntuzongera kwicwa n'inzara. kandi ubuzima bwo rwose Imana irabuhinduye kuko ubwa mbere buriya ari amateka arazinzwe izinguye ayandi. Imana izinguye ayandi kubera ko abana b'Imana dukwiye kubaho mu buryo bwo kwizera kandi urabona ko kwizera kwakoze ibintu bikomeye cyane. Reka tubwire n'abandi twasengeye hahandi muri ryabuye, murumva ko hari Imana igikorera y'imirimo n'ibitangaza. Ubane natwe muri ayo masengesho, ugiye kuri chanura yesangaho kandi Imana hari ibyo bihindura. Hanyuma rero turashaka kugira ngo twegere Debora. Turashaka kwegera Debora yavuganye agahinda ati jewe rwose nege njya ku ishuri ntariye, ati hari igihe njya mbura n'agasabune ko koga n'amavuta wapi, urumva yabuze agasabune amavuta ntiyaboneka, ati kandi nkagenda n'ibirenge. Debora ngaho mbwira nawe reka nkwegere. Debo uyu munsi uri kubona iki, urabona bimeze biti? Nabona ari umunsi utangaje cyane. Nshimye Imana ko impaye isabune yo gukaraba n'inkweto zo ndazizeye ko nazo ndi buzibone. Ubu n'ibyo kurya sinzajya kujya ku ishuri nshonje, ubu no gukora homework bizajya biba byoroshye, ubu no kwiga bizajya biba binyoroheye. Ubu kuryanza yandyama nizigure niyorose nshyuhe, imbeho yari igiye kunyica. Ubu nzayapfura umwenda wanjye nsanga uracyasa neza kubera ko hano watewe n'umucanga ntago hameze nk'aho twajyaga tu. Habikaga umwenda ukagurukiraho ivumbi, nyine ukabyuka uhanagura ujya kwiga ariko n'ubundi ntumenye ngo birasa nabi cyangwa se birasa neza. Shimye Imana yo mw'Ijuru n'ababikoze, Imana ibaho umugisha kandi Imana nayo ndayishimye. Atishimye Imana yo mw'Ijuru n'ababikoze nabo Imana ibaho umugisha. Debora ubu se Imana urumva muri wowe uyibonye ute? Urumva muri wowe yuzuye wowe urakuze, ni gute wumvisha Imana? Ukuntu yumvishe biratangaje cyane. Kuko urumva yagutse muri wowe. Uyise wizera ko n'ibindi byose izabikora nubwo ndumva nzaniga nkaminuza. Uyise wizera ko uziga kaminuza kandi ubwo ntabwo wari ukibyizera, abonaga bitashoboka? Numvaga nyine wenda ndamutse nsinze nko mu wa gatandatu, ndamutse nsinze nzarangiriza aho ngaho nyine, ubwo ntabona yo kwimuka muri interina ngo njye muri segonderi nk'abandi bana.
none kubera ibi bintu Imana ikoze utindumva Imana yagutse muri njyewe nzaniga ngene muri kaminuza. Yego. Uko bivuze niko bizagenda kandi uziga urangize ugere ku rwego wifuza. Kubera ko Imana yacu ni Imana nziza. Ya reka dusoreze kuri mama Karabo nawe avuga ijambo rya nyuma, hanyuma ubundi duhamagara ijuru dushimira Imana mu isengesho. Mama Karabo barabizi ko mpora ndira. ubwo duheruka ahangaha ubona imvuze ngaha, ubwo duheruka kwa Madebora aho yarari mu misozi hejuru, ariko hakuye Imana, biragaragara ko hakuye Imana nubwo ari mu misozi tujya yongera ngo twari turi kumwe. N'ubu turagarukanye. Ni iki wavugaho kuri ibi bintu ubonye n'imirimo y'Imana, wavuga iki ngubu? Ntago biba byoroshye gusobanura amagambo, ariko reka ngerageze ngabanya amarangamutima hanyuma nshimira Imana. Mu ruhande rwanjye Imana ni nyamaboko mu buryo burenze uko mbitekereza, ni inyembaraga birenze uko mbivuga cyangwa uko mbyigisha cyangwa uko mbitekereza. Ni Imana irengeye ubwenge bwacu, ni Imana irengeye ibitekerezo byacu, ni Imana ikora ibyo twebwe tuzi n'ibyo tutazi, ndetse icisha inzira aho tuzi n'aho tutazi. By'ukuri njyewe nawe ndagushimira cyane, sinava kuri kamera ntagushimiye, kuko mama Debora yarasanzwe ari inshuti yanjye, twari dusanzwe dusengana, ariko ibi ngibi ntibyari byarabaye AYALONI TV itaraza. Ndetse nagerageje no kusaba undi muntu nawe ukora ibintu nk'ibi byo kuri channel, arambwira ati hoya, ati ibyo bintu ngiye sinabijyamo, ati nyine nta mutima mubi yarabifitemo, ahubwo nuko yavuze ngo we ngo yari kubaza umuntu ararira, ngo ntabwo ashaka kurira kuri kamera. Ariko ndabibona ko nanjye nararize ushize, kandi ndira tumaze igihe kinini, n'ubundi mama Debora ubwo buzima mbuza, ariko abisubiyemo numva bibaye bishya. Uyu munsi nabwo ndumva byabaye bishya mu buryo buteye ubwoba. Kandi mpamiriza buri muntu wese wakoze igikorwa kuri ibi bintu, nundi uri bugikore kuko ntibihagarariye ahangaha, nuzakomeza kugira icyo akora, nuzabibona ikindi gihe agakomeza akagira icyo akora, mbijeje ntashidikanya nk'umukozi w'Imana, nk'umwana w'Imana, uyu mwanya udafite umutima umucira urubanza cyangwa umushinja, ndabizi Imana ibahaye umugisha. Amina. Kandi turi gusenga nuko nabicecetse nkavuga ati wasanga ari amarangamutima, kuko nari nishimye cyane. Imana yavuganye nanjye inyongorera ngo abari barwaye barakize, abari bafite abana babananiye, abana Imana ibagaruriye abana, ingo zari zisenyutse muri bo ingo zirubakitse, ababikoze mu minsi yishize n'ababikora uyu munsi n'abazabikora, si no kuri mama Debora gusa, no ku bandi bose Imana igiye guherekeza imirimo yabo. Amina. Reka ndekera ugiye nabwiriza iminsi 5 igashira. Ya murakoze cyane, murumva ko Imana ikoze imirimo ikomeye cyane ku bantu bitanze bagakora uyu murimo, nabo hari ibyo Imana ikoze. Kandi koko mu bintu nzi imirimo irakiza. Tabita yazutse kubera imirimo myiza. Hezekiya yagaruwe yongera imyaka 15 kubera imirimo myiza. Umutambyi witwa Abiyatari ya Salomo yananiwe kumwica kubera imirimo myiza. Imirimo myiza igize urubuntu. Koroneliyo dusanga mu byakozwe n'umwa igice cya 19, nawe yahawe agakiza kubera imirimo myiza. Haleluya. Rero imirimo myiza irakiza, akaba nayo mpamvu Imana ivuze ko ku bantu bakoze imirimo myiza n'abazakora iyindi, Imana bamwe bakijije indwara, abandi kagarura abana babo bari bamaze gufatwa n'uwo mwuka w'uburara, abandi kabayubatse ingo zabo, izakora n'ibindi, izongera ikore n'ibindi. Ya reka noneho rero mama Debora tubabwire ngo mukomere cyane. Mama Debora, hanyuma rero Imana yarakoze imirimo myiza myinshi, kandi izakomeza no gukora iyindi, irakuyeretse. Mu by'ukuri ubwo duherukana avugaga yuko nta n'uburyamo ufite. Izi rero ni matora ebyiri twabaguriye, si twebwe ahubwo n'abandi babikoze, abantu b'Imana bazi gukorera Imana, badutumye kugira ngo tubagezeho ubutumwa.
bababajwe n'ubuzima mwari murimo bati reka tubafashe bave ari ahantu. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero ibindi harimo ya karito y'isabune kugira ngo Debora ndetse na barumunabe bagiye bakaraba bamere neza, hakazamo n'amavuta yo kurya n'akawunga ndetse n'umuceri. Ibindi byo Imana izagenda ikora byinshi, kuko ibingibi ikoze nakubwira ngo ni gatonyanga mu nyanja. Ibyo igiye gukora byo birenze ibingibi ubonye. Hanyuma rero reka tubabwire ngo mukomerere mu mwami, mwirinde gucogora. Mwisi ho hari ibigusha byinshi n'iminaniza byinshi abagenzi, ariko kubw'imirimo Imana ikoze n'ibindi zakora birakugaragaza ko Imana igihari. Hanyuma bigutere gushima Imana, bigutere kuyigumaho, bigutere kuyubaha no gukiranuka. Mu gusoza wenda twasanze inshuti zawe ahangaha, reka tubahe nabo bagira ijambo bavuga kuko babonye Imana. Wenda bari bazi ubuzima bwawe, niba hari ijambo buri wese afite yavuga mu gushimira Imana, hanyuma dusoze. Reka duhere kuri mushiki wacu ugitegereje Imana kandi wizeye ko Yesu agiye guhindura amateka, kandi guhera aka kanya izina rya Yesu ubutaha nzagaruka nje mu bukwe bwawe, mu izina rya Yesu nzagaruka nje mu bukwe bwawe. Hanyuma rero ni iki wavuga ku Mana ubonye usenga na mama Debora asenga? Nshimye Imana yo mu gihugu cy'abera. Ubushize twari ku musozi turi gusenga, Imana imvugiramo mbwira mama Debora, ndamubwira ngo Imana iguhaye matora. Mama Debora ararira cyane mbona atabyumvishije. Gusa nshimye Imana ko Imana impaye mama Debora matora. Nshimye Imana ko ihaye mama Debora ibyo kurya. Nshimye Imana ko imuhaye isabune yo gufura imyenda. Nshimye Imana mama Debora twarasenganye nubwo tutasenganye igihe kinini, ariko naramubwira ngo Imana ije gukora. Amaboko y'abantu yadutaye, ariko ay'Imana ntago azaduta. Amaboko y'Imana yadutaye, ariko amaboko y'Imana ntago azaduta. Imana rero ibaha umugisha, n'ababikoze Imana ibahereza umugisha, gusa ibagurira imbago mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Hanyuma reka duhe n'ubundi mama wacu nawe agira icyo avuga ku Mana abonye, nubwo yarasanzwe yizi, ariko Imana yo ihora ari nshyashya kuri twebwe. Ni icyo ubonye ku Mana aka kanya? Ikintu mbonye ku Mana, nanjye nizeye yuko Imana ni inyambaraga, Imana ishoboye byose. Ni ukuri bitewe n'imisozi twazamutse, bitewe n'ubuzima umuntu yabayeho, ngewe ngibi byampaye icyizere ko Imana ni ukuri ntayitakura umuntu, nta nahitamugeza. Ni ukuri Imana itabaye mama Debora. Imisozi ni myinshi buriya, tuba tugendana tuvuga ibintu bitandukanye, ariko Imana mbonye ko nta kintu cyayinanira mu gihe cyashyizweho. Nshimye Imana rero, Imana ikoze ibi. Ni ukuri Imana imugaburiye, Imana ikamuha icyo kuryamaho. Ni ukuri hari igihe ureba umuntu nawe ubwawe ukabura icyo wakora, ariko nshimye Imana yo mu gihugu cy'abera ko ari inyambaraga, kandi Imana iha umugisha aba bantu. Uyu mutima, buri mutima wa buri wese wakoze iki kintu, ni ukuri buri wese Imana igere ku bye, mu byo yifuza byose. Ni ukuri Imana nyihaye icyubahiro kuko irashoboye. Amina. Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko irashoboye. Reka noneho dushimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye, dushimira abandi mwakoze uyu murimo wo gufasha uyu mubyeyi. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ntizigire yibagirwa iki ngiki mwakoze. Kandi igihe cyose mugeze mu bibazo, mu ntambara, mukayitabaza, igiye ibumvira ishingiye kuri iki mwakoze. Amahoro y'Imana akomeze kubana na mwese. Amen.